Imana nishimwe, ndaharamukije amuri atandukanye. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu ni umunsi mwiza Imana iduhaye, ni umunsi wo kuwa kabiri. Hanyuma uyu kandi akaba umunsi wacu wa commanding your day wa 13. Imana ihabwe icyubahiro. Ni tariki 2 z'ukwezi kwa 4 2024. Yesu ahabwe icyubahiro. Uyu munsi rero turasoma muri Zaburi 65 umurongo wa 10 n'uwa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ugenderera isi ukayivubira, uyitungisha cyane uruzi rw'Imana rwuzuye amazi. Ni wowe uha abantu amasaka, umaze gutunganya ubutaka utyo. 11 akavuga ngo uvubira impamvu zo muri bwo imvura nyinshi, uringaniza imitabo yo muri bwo, ubworohesha ibitonyanga, uha umugisha kumeza kwabwo. Amen, haleluya. Aya niyo magambo tugomba gusengeramo. Reka ariyo dusengera mu izina rya Yesu. Umunsi wo kuwa kabiri birayambwiye ngo Uwiteka agenderera isi ayivubira imvura. Haleluya. Ikindi kandi aravuga ngo uyitungisha cyane uruzi rw'Imana rwuzuye amazi. Haleluya. Bibiliya ivuga ko imbere y'Imana hari uruzi ruhari. Urwo ruzi Uwiteka avubira isi imvura ivuye muri urwo ruzi kugira ngo yuhire cyangwa se atuvubire imigisha y'imvura, kugira ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro mu buzima bwacu. Haleluya. Muri kino gitondo rero cyo kuwa kabiri, reka nkubwire, Uwiteka aje kuvubira imigisha ku buzima bwawe, aje kugusha imvura igaragara n'imvura yo mu buryo bw'umwuka ku buzima bwawe. Birashoboka kuba ubuzima bwawe bwarumagaye mu buryo bw'umwuka, usa nkaho nawe ubwawe ubona kabisa ibintu bimeze nabi, ariko Uwiteka arakubwiye ngo aje kuvubira imvura y'umugisha ku buzima bwawe, aje kuvubira imvura igaragara mu buzima bwawe, aje kuvubira imvura y'amarembo y'imigisha, imvura igaragara. Niba naho uri hatari imvura, Uwiteka aje guha imvura igaragara kugira ngo muhinge mweze, kugira ngo musarure mushime Imana, kuko ni Imana y'imigisha, kuko ni Imana itanga umusaruro, itanga n'uburumbuke. Haleluya. Imana ishimwe. Yavuze kandi ngo niyo uha abana amasaka. Reka nkubwire, gusaka no gusarura Uwiteka niyo bitanga uburumbuke, Uwiteka niyo butanga. Rero yiteguye kugira neza. Aravuze ngo umaze gutunganya ubutaka utyo, Uwiteka we, tumaze gutunganya ubutaka utyo, witeguye kuduha umugisha, witeguye kutuvubira imvura, witeguye kugira ngo Data umeze imbuto zacu twateye muri bwo. Mu izina rya Yesu nuhabwe icyubahiro. Rikabarabashana barebokori yabazana. Reka nkubwire, Uwiteka yavuze ngo avubira impamvu zo muri bwo imvura. Reka nkubwire, imvura y'umugisha, imvura yo mu butaka. Uwiteka, ubutaka butoshye, imitima yiteguye kwakira Kristo, Uwiteka yivubiramo imvura y'umugisha muri yo. Oh my God, nibitegura Uwiteka kuviramo umugisha wo kwirirwa neza n'Uwiteka, umugisha w'amahoro y'Uwiteka ku buzima bwawe. Riboko barabababababa. Uwiteka we, nuhabwe icyubahiro. Ijambo ryawe riravuze ngo uringaniza imitabo yo muri bwo butaka, ubworohesha ibitonyanga, uha umugisha Mana yanjye, ukamumeza ibimera, ukamezamo, ukawuha kugira ngo Data umugisha wo kumeza ubwabwo. Mu izina rya Yesu nuhabwe icyubahiro, nupfukamirwe uyu munsi wo kwa kabiri. Mana yanjye, witeguye kutugirira neza, witeguye kuduha umugisha. Reka nkubwire, ibi
bikugoye Uwiteka yabikuyeho. Uyu mwanya aje guha umugisha, ari kumanura umugisha w'imvura yiwe, umugisha w'imvura yiwe, imvura y'impande zose. My God, riba babara bashenere buzoko yanabaze ko yanaba. My God, umugisha gitare gikomeye mu buryo bw'ubukungu, the financials mu izina rya Yesu, financial breakthrough ayitaye ku buzima bwawe, breakthrough y'ubuzima bwawe uragaragaye. Reka nkubwire birashoboka. Waba ubuzima wari urimo bwari bugoye, bwari bukomeye, uburyo bw'amafaranga, uburyo butandukanye, Uwiteka araguhugire neza, aguhaye umugisha uhereye none ukaziteka ryose. Ni mu izina rya Yesu. Ngaho seka, ngaho ishime, Uwiteka gukiza akamwenyu ku buzima bwawe. Ni mu izina rya Yesu, amen.